Ni ryari AI izasimbura umuntu? Abantu benshi mukomeje kuryoherwa n'umuvuduko w'ubwenge buhimbano. Umuntu asigaye ajya gukora ibyo agomba gukora akitabaza ChatGPT, aho abakozi benshi barimo n'abakora mu biro basa nk'ababonye umutabazi mu kwihutisha raporo, kwandika inyandiko zanditse neza kandi zitagira inenge, ikaba umutabazi ku banyeshuri cyane cyane abiga muri za kaminuza. Aba ni bamwe mu banyeshuri bajyaga barara amajoro biga ndetse banandika, abarimu babo babaga bababajije ndetse n'ibyo babaga babahaye, ariko kuri ubu nibikibarushya cyangwa ngo bigore kuko bibafata iminota 5 kandi ibyo bakoze bikaba byizewe 100%. Ibintu byarenze ku rwego rwa ChatGPT, ubwenge bukorano buba bwinshi cyane kuri iyi si aho utabasha kwiyumvisha. Ibigo bikomeye hirya no hino ku isi ubu biri mu marushanwa kuko bashaka gukora AI irusha ubwenge umuntu. AI izaba ishobora kwigenzura ndetse no kwiga imikorere ya muntu. Kuri ubu cyangwa se kuri uyu munsi ubu dufite AI utabara. Muri izo dufite harimo iyitwa Claude, DeepSeek y'Abashinwa, Gemini ya Google ndetse na Grok ya Elon Musk. Abantu benshi mu myaka mike iri imbere dushobora kuzarimbuka ndetse tukisanga tutagihari kubera ubwenge bwinshi bwa artificial intelligence, kuko hashobora kuzaba impindura amatwara, bityo isigasigaramo artificial intelligence igikoresha umuntu yikoreye maze kikamurimbura. Kuri ubu AI zisigaye zifashishwa mu bitaro aho zisesengura indwara abantu barwaye ndetse n'imiti yazabakiza. Zigiye kujya kandi zifashishwa mu manza aho ushobora kwibwira ikibazo cyawe utayibeshye ikakuburanira kandi ugatsinda. None urumva witeguye kuzasimburwa na artificial intelligence aho umurimo ukora kuri ubu ngubu uzaba uri gukorwa n'ira mashini wikoreye? Ubundi se twese tuzaba tubayeho dute? Abantu bari batunzwe n'ibirimo itandukanye nk'abahinzi, abafundi, abigishwa ndetse n'abandi bakora utuzi twose, nibasimburwa na AI abantu tuzabaho dute? Ese ibi byaba ari ibyahanuwe biri gusohora cyangwa ibi nibyo tugiye kuvuga muri iki kiganiro? Bahaye ikaze, nitwa Justin Irakoze, umuhungu w'Abanyarwanda. Ikaze kuri Kigali TV Show. Reka twubike amacupa twegure. Mu myaka iri imbere byashoboka ko ikiremwa muntu kitazaba gikenewe mu mirimo itandukanye, aho bari batunzwe no gukorera amafaranga bazasimburwa n'ubwenge bw'ubukorano. Icyo gihe AI zizaba zifite impindura amatwara aho zitazaba zigikoreshwa n'abantu ahubwo zizaba zikoresha. Aha kandi niho bivugwa ko ibihugu nk'Ubushinwa ndetse na Amerika bizajya mu ntambara y'ubutitsa zirwanira artificial intelligence. Abahanga mu bushakashatsi ku bwenge bw'ubuhimbano bavuga ko AI nizimara kubona ububasha zizabona ko ikiremwa muntu kizibangamiye gishaka kuzijyana mu nzira yacyo, maze zipanga umushinga wo kurimbura ikiremwa muntu zikoresha uburozi kandi bwica byihuse. Ubu n'ubuhanuzi bwakozwe n'umushinga witwaga AI Future Project, aho harimo witwa Daniel Kokotayro, umushakashatsi mu kigo cyitwaga OpenAI aricyo cyubatse ChatGPT. Hari amasosiyete agiye ahanganye ay'ibihugu nk'Ubushinwa na Amerika bizahora bihanga udushya kugira ngo kimwe kitarusha ikindi. Hari umushinga ukiri ibanga Amerika iri gukora witwa Open Brain, aho iri gupanga gukora artificial intelligence irusha ubwenge ikiremwa muntu. Aha niho bazajya bifashisha utwuma duto cyane tuzwi nka chips tuzajya dufasha izi AI kuba zakusanya amakuru agiye atandukanye bidasabye ko ari umuntu wabyapudetinga. Ni ukuvuga ko AI izaba yikoresha bidasabye ikiremwa muntu. Uyu mushinga uzaba ari nk'amananiza Amerika izaba iri gushyira ku Bushinwa kuko byombi ari ibihugu biri gutera imbere byihuse kandi bizaba bihanganye. Iyi Open Brain izaba yikoresha kandi ifite umuvuduko udasanzwe. Ni umushinga uri gukorwa mu ibanga kugira ngo Abashinwa batazawiba. Kwiba umushinga ni nko kwiba kode zigize uwo mushinga cyangwa se formule kubiza imibare. Tekereza iyo umuntu yakwibaga formule cyagiye mwabaga mwiga muri ku ntebe y'ishuri, maze umuntu akakwiba formule ubundi agakora imibare ndetse akayitsinda kubera ko yakwije formule wakoresha uri gukora imibare. Uyu mushinga rero nawo ni kumeze. Ubushinwa bushobora kuzatwara kode bityo nawe ugakora uwo mushinga. Bityo rero Amerika yawugize ibanga kugira ngo Ubushinwa butazabimenya maze bukibizo kode. Iyi Open Brain ushaka wayita imashini muntu kuko izaba irenze ubwenge bwa muntu, izaba ifite ubwenge bw'umuntu kandi ikagira n'ubwa AI zisanzwe. Abayikoze bazaba bafite ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kureba urwego igezeho, gusa uburyo yabikozemo bwo bizaba birenze ubwenge bwa muntu, na muntu n'umwe uzaba ubasha kubikontorora. Iyi Open Brain izatangira kwiyubaka ku buryo izaba yigenga, aho izajya ikora ibyo ishaka ititaye ku byo ba nyirayo bashaka. Muri iki gihe AI nka ChatGPT zatangiye gukora amanyanga aho usiga bibaza ikintu ubundi ikakubeshya. Iyo ibonye cyane cyane uri kwinjira politike cyangwa se bikaba ari ibintu birenze ubwenge bwa muntu, ari amabanga ushaka kumenya, se ibi ngibi irabiguhisha rwose ikanga kubikubwira. Iyi Open Brain izifashishwa mu gufata ibyemezo mu gisirikare ndetse na politike. Mu myaka iri imbere rero ikiremwa muntu gishobora kuzaba kitakiriho kuko AI zishobora kuzategura intambara irwanya ikiremwa muntu. Iyi AI kandi izaba ifite imyitozo ya gisirikare aho guhangana nayo uzaba umeze nk'uri guhangana n'ubuzima bwawe. Iyi project ya Open Brain yagizwe ibanga ku buryo na ChatGPT yuyibajije ikubwira ko itabaho kandi idashoboka kuko bayitegetse kugira ibanga. Ibi ni uburyo bwo kugira ngo itazibwa ikiri ibanga n'Ubushinwa
bityo Ubushinwa bukaruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagira proje irenze ku isi. Iyi ni proje ishobora kuzashyira ikiremwa muntu hasi kandi iri gukorwa n'abantu, bityo ishobora kuzaturimbura twese. Ahangaha niho ibyo umuntu azaba yarakoze muri icyo gihe bizaba bimurimbura. Nubwo Amerika izi ingaruka zayo ikomeza kuyikora kugira ngo ikomeze iyobore ibihugu bihanganye, aha isi zasigara nta kinyabuzima kiyiriho ndetse nta n'umuntu uhari. Izaba igizwe n'ibi byuma bya open brain ndetse n'izindi AI arizo zisigaye kuri iyi si zikora kimwe n'abantu. Murabizi ko Amerika yigeze gukora igisasu. Icyo gisasu cyari igisasu gikomeye cyane cya kirimbuzi, igisasu gishobora guhungabanya isi kikarimbura ndetse kikanayicurika. Ibi nibyo bigaragaza ko ikiremwa muntu gishobora kuzishyira hasi. Ariko se wowe ubyumva uti? Tubwire muri comment, kandi kanda subscribe niba utayikanze, ndetse ukande na like niba ukunze ikiganiro cyacu. Ndi Justin Irakoze, umuhungu w'Abanyarwanda.